abantu tugaterana, ubutumwa bugatangwa, ubuhamya abantu bagatanga ubuhamya, amashimwe agatambuka. None se ubwo iyo bitaza kubaho, numva ari bwo butumwa ngewe no gushima Imana kw'icyo kintu rero cyane. Rero ntabwo twagakwiye kuziveba cyane ngo tuzigaye cyane, dufashe abantu kuzikoresha. Ni ukuri ibyo ubona by'umumaro. Bangahe se bagiye batanga ubuhamya ko bakirijwe kuri izi cano. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV. Twongeye kubasuhuza bakunzi barabohora TV, turabaramukije aho muri hose, amahoro y'Imana bane namwe. Uyu ni umwanya mwiza nanone tugiye kwakira ijambo ry'Imana, ubuhamya, indirimbo n'ibindi byubaka ubugingo. Ndagira ngo rero tubanze dusenge kugira ngo twakire n'umushyitsi wacu. Reka dusenge. Mwami Imana yacu, urera, urakiranuka, mu mbaraga zawe niho dukirira, mu mbaraga zawe niho tubonera amahoro, mu mbaraga zawe niho turuhukira, izina ryawe rishyirwe hejuru. Ijambo ryawe riratubwira ngo kera ntitwari ubwoko, ariko none turi ubwoko. Kera twari tutarakababarirwa, ariko none twarababariwe. Mana, nk'uko ijambo ryawe ari ukuri, dusengeye umuntu wese ugiye gukurikirana iri jambo ry'Imana, kugira ngo iri jambo rimuruhure umutima, iri jambo rimufashe, iri jambo rihindure amateka atahindukaga, mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ubwami bw'Imana burusheho kwamamara, kuko intego yacu ni ukwamamaza ubwami bw'Imana, kugira ngo abarushye baruhuke, abatarahura n'umwami Yesu bahure nawe. Mwami, nicyo waremeye umuntu, kugira ngo yamamaze ishimwe ryawe, yamamaze iby'imbaraga wakoze. Hari iby'imbaraga wakoze, hari imirimo n'ibitangaza, hari uburinzi bwawe bukomeye. No muri ibi bihe bikomeye tugushimiye ko warambuye amaboko, kandi uracyakomeje kuyarambura. Umugisha buri wese udukurikiye, kandi umuja wawe wateye intambwe akitanga kugira ngo yamamaze ishimwe ry'Imana, kugira ngo avuge ijambo ry'Imana. Ndamusengeye mu izina rya Yesu, kugira ngo Mwami umwuka wera w'Imana amushorere, imbaraga z'ijuru zimukingirize, kandi avuge abwirijwe nawe. Urakoze, turagushimiye mu izina rya Yesu, amen. Twongeye rero gushima Imana ko iduhaye uyu mwanya wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Rero twagize umugisha uyu munsi, twasuwe n'umushyitsi, kandi twavuga umushyitsi w'imena twari dukumbuye. Iyi ni inshuro wenda ya kabiri muri bumubone mu kiganiro avuga ineza y'Imana. Reka rero tumusabe atwibwire, atubwire nyine umwirondoro we furu, kugira ngo abamukurikiye barusheho kumumenya neza no gufashwa n'ijambo ry'Imana. Gusa icyo muziho ni uko ari umuntu Imana yahamagaye, wakunze Imana ari muto, akagerageza kubana nayo, na n'uyu munsi akaba akomeje urugendo. Imana imuha umugisha. Twibwire. Murakoze cyane. Yesu ashimwe cyane. Bakunzi ba Arabohora TV, Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ndanezerewe cyane kubana namwe kuri uyu murongo, kuri iyi cano Arabohora. Ni ukuri arabohora, kandi koko arabohora, uko ni ukuri. Rero Imana ibaha umugisha. Ndanezerewe kubwo guterwa iteka kubana namwe kuri iyi cano, ku bakunzi ba Arabohora TV. Imana ibaha umugisha kubw'umwanya tugiye kubana mu ijambo, uko Imana iri butuyobore. Yesu abaha umugisha. Murakoze. Amen. Turakwakiriye. Amazina yawe? Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Kamariza Alice. Yego, nitwa Kamariza Alice. Ndi umumama. Yego, mfite umutware. Hari igihe njya numva abantu bakora presentation bakongera bakavuga ngo mfite umutware umwe, nanjye niko bimeze. Yego, dufite n'abana. Dufite n'abana. Yego, ndumva ari ibyo, ndi umukristo. Yego.
turamwishimiye cyane Alice kandi turamwakiriye mu izina rya Yesu. Ubu ngubu waje twabisengeye kandi turahamya neza yuko uri mu mugambi w'Imana kugira ngo Imana igukoreshe umurimo ishaka. Imana ikumpera umugisha. Rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Turashima Imana yakurinze mu rugendo. Turashima Imana yabanye nawe ikakurinda iyo wabaga muri biriya bihugu, ikakuzana ikakugeza inaha kandi ukagaruka nanone ugitewe ishema no kuvugira Imana no kuvuga ijambo ry'Imana. Ni umugisha ukomeye. Turanezerewe cyane ku bwawe. Imana iguha umugisha. Reka rero ubwo tumaze kumenya Alice, reka tumuhe umwanya. Ubundi Alice wakijijwe ryari? Njyewe nakijijwe niga muri segonderi, ahantu nigaga i Butare, ikansi. Yego. Nicyo gihe niho nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Yego, nkigera muri segonderi icyo gihe nibwo nari nkigerayo. Nari mukuru, ntago nari mukuru cyane ariko nibwo nari nkigera muri segonderi. Ariko niho naturiye ndabyibuka aho ngaho ikansi, niho nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Nibwo nari ngitangira segonderi, nibwo nari nkijyayo. Muri segonderi niho nakirijwe, nakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Icyo gihe kubera ko navuga ngo nari nkiri umwana, ntago nari umwana cyane ariko nari nkiri umwana. Niba navuga ngo habagaho kubivanga, bitari ukubivanga kunda ariko ntago nari mbisobanukiwe neza. Ariko kuva icyo gihe ntago nigeze mbivamo. Uko biri kose nuko bimeze kose nakomeje kubihagararamo, ariko ndacyabirimo kuko kuva icyo gihe nakira Yesu ntago navuga ngo hari imyaka ngo byigeze kugeramo ngo ndabivamo ngo nyuma ngo nza kubisubiramo. Nakomeje kubana na Yesu kandi akomeza kumbera umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye kuva icyo gihe kugeza n'ubu. Yego. Ni umugisha ukomeye kumenya Yesu ukiri muri segonderi. Ni ukuri, reka mbabwire ngo ni ubuntu bugeretse ku bundi. Kubera ko hari n'abandi benshi bari muri segonderi batashoboye guhishurirwa ubwo buntu. Ibyo bintu ni byo gushimira Imana. Uramwakiriye rero, urakomeje uriga, Yesu aragushyigikira, abana nawe kandi ndagira ngo nkubaze, wahise ufatiraho neza, ntiwigeze usubira inyuma? Urakoze cyane. Nabyita gutera, ntago nasubiye, kimwe cyo nahamya, ntago namutakaje, ntago natakaje Yesu. Mu ijambo rimwe navuga ko nahise mfatiraho. Nubwo nari nkiri muto nahise mfatiraho, yandafatiraho ndakomeza. Birumvikana ko nagiye mpura n'ibintu byinshi bitandukanye, ariko ntago byatumye mva ndeka umwami ngo mbireke mve mu gakiza. Ibyo nakoraga byose nagize gute, nabanye nawe kugeza kuri isaha kandi ndabimushimira. Amen. Alice, uri ku ishuri urakizwa, ukorera Imana, se waba waragiye muri korari ukaririmba ko numva ashaka ko tunaririmba naho? Urakoze cyane. Icyo gihe kubera ukuntu nari mbigiyemo mbikunze, ariko n'ubu ndacyabikunze kandi ubu noneho ahubwo nibwo mbikunze kurusha. Amen. Nabaga muri korari icyo gihe, nayibayemo korari, n'ubu hari groupe bagiye bayishizemo nyuma. Iyo korari yitwaga, icyo gihe bareta babyibuka abantu bahigaga muri iyo myaka, yari korari yitwaga Tubakumbuze. Ndabyibuka korari nayibayemo muri iyo myaka. Tubakumbuze ijuru. Yitwaga Tubakumbuze gusa urumva yari yo mu kigo, yari yo mu kigo cy'amashuri. N'ubu hari groupe ngira ngo tujya duhuriraho n'abo bantu, nabonye ari nako niyo groupe yacu yitwa. Yego, yitwa Tubakumbuze kansi ibintu nk'ibyo. Niho rero nabaye muri korari, ibindi byo nagiye nkora umurimo mu buryo butandukanye, ariko muri korari nayibayemo icyo gihe. Urumva ko rero umuntu wabaye muri korari muri interina urakibuka kuririmbira Imana. Ndumva ashaka rero ko tubanza tugahimbaza Imana. N'abaraha muradufasha nta kibazo. Akaririmbo kavuga ngo shima Imana mutima wanjye uwakubatuye. Noneho hari aho kavuga ngo nari kure nta byiringiro. Ako karirimbo ndagakunda cyane. Reka tukaririmbane twibuka imirimo y'Imana no gukorera Imana muri icyo gihe. Erega hashize imyaka myinshi, n'ubuntu bugeretse ku bundi. Shima Imana mutima wanjye
njyewe shima Imana uwakubatuye shima Imana uwera udahemuka shima Imana shima Imana mutima wanjye we shima Imana uwakubatuye shima Imana uwera udahemuka nari kure nta byiringiro namba nari mfite nta masezerano y'ibizaba nari kure y'Imana ariko ubu nigijwe hafi n'amaraso ye ubu sinyigenga nigemyira ndi umwana w'ihoraho nari kure nta byiringiro namba nari mfite nta masezerano y'ibizaba nari kure y'Imana ariko ubu nigijwe hafi n'amaraso ye ubu sinkigenda niganyira ndi umwana w'ihoraho shima Imana mutima wanjye we shima Imana uwakubatuye shima Imana uwera udahemuka shima Imana mutima wanjye we shima Imana uwakubatuye shima Imana uwera udahemuka shima Imana mutima wanjye we shima Imana uwakubatuye shima Imana uwera udahemuka amena amena Imana n'igihemuka ngo nukuri uko nukuri aka karirimbo kafite ukuntu kanyubatse ni ka kera ngo shima Imana mutima wanjye dufite ishimwe byonyine dada reka nkoreshe nako ngako ego naryo ni iryanjye kuba twongeye kubonana ni umunezero nyuma y'ibyo byose hagiye hacamo inzira igoye abantu bamwe bagapfa abandi bakarwara abandi bakagira gute ariko wowe uracyari muzima nanjye uri kumwe nawe ndi muzima reka mbwira abantu bari kutwumva ko nta zindi mbaraga twakoresheje nta nubwo twakiranukaga kurusha abandi nta nubwo ari uko twanakijijwe ngo kuko Imana ivubira imvura ababi n'abeza ariko by'umwihariko ndumva nezerewe Imana ku bwawe Imana ishimwe amen aka karirimbo rero Imana iguha umugisha ko kamfashije amen cyane ko kukubona atari ugutega ko niboneye ngo tubonane kuko Imana yashimye ko ubukorera umurimo hariya nyine mu Bubiligi ariko nabwo ndashima Imana yuko uri ambasaderi w'Imana muri kiriya gihugu reka rero dukomeze muri izo nzira zose wanyuzemo ufite ukuntu wagiye ubana n'Imana ufite n'ijambo rigufasha umufaransa yaravuze ngo profite occasion nibyo wowe profita cyangwa yego profita occasion niba ugifite igihe iyo profita mu kinyarwanda muzi ukuntu mbivuga ariko ni ukuvuga ngo koresha igihe ufite Imana iguhaye noneho rero reka utubwire nyuma y'ibyo byose wagiye uhura n'ineza y'Imana tubwire mu ncamake
ukuntu wakomezanyije n'urwo rugendo na Yesu, ntumurekure, ubwire n'abakurikiye Arabohora TV ijambo ryabaruhura, kuko ubundi Yesu araruhura, Yesu arabohora, Yesu acisha abantu mu nzira, kuko hano hari ijambo ry'Imana riri muri Timoteyo wa 2 ibice byaho 2 umurongo wa 19 aravuga ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, kandi rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Iri jambo hari icyo rivuze. Nkawe nk'iri jambo iyo ryumvise wari uryumva ute mbere y'uko tuganiriza icyo Imana yashyize ku mutima wawe? Murakoze cyane. Iri jambo numva Uwiteka azabe. Azabe, yes. Kandi ni ukuri Uwiteka azabe muri rusange, kandi Uwiteka aza abantu bose. Amen. Uwiteka aza umuntu yaremye mu ishusho ye, kandi Uwiteka afite umugambi mwiza ku muntu wese. Icyo nabwira abakunzi ba Arabohora TV nuko umuntu wese uko ameze n'ibyo ari gucamo byose, Imana yaremye umuntu imufiteho umugambi mwiza. Rero Uwiteka azabe ibyo abantu bari gucamo byose, ibyo abantu bari guhura nabyo byose, ariko Uwiteka azi umuntu we. Amen. Azi iminsi yose yo kubaho k'umuntu. Yanditswe no mu gitabo na Bibiliya irabivuga. Uwiteka azabe rwose, ntibacike intege, uko bimeze kose nuko biri kose. Azabe. Uwiteka azabe nk'uko Timoteyo, nk'uko Paulo yahuguraga Timoteyo, arababwira ngo nubwo mubona muca mu bintu bikomeye, imfatira abantu bari biringiye zigasenyuka, nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze. Nukuri ruracyahagaze. Kandi rwanditsweho ngo Uwiteka azabe. None arakomeza aramubwira ngo yewe muntu uvuga izina ry'Uwiteka, gerageza uve mu bidatunganye. Nukuri. Iri jambo riruzuye. Iri jambo riri mu bwere bw'Imana. Rero ndagira ngo nakire umukozi w'Imana Alice atuganirize ijambo ry'Imana riri ku mutima we, n'amashimwe yose yaba afite, n'icyo yabwira abantu bose, kuko ubu narabohora aha niho ari kuvugira, ariko ibi bintu bizagera ahantu henshi hatandukanye. Umwami Imana nagushoboze, umwanya n'uwanyu. Amen. Murakoze cyane. Imana ibaha umugisha. Ndashima Imana y'amahoro. Imana n'umukozi w'umuhanga. Imana igira neza bugacya bukira. Imana ikora ibikwiriye mu gihe gikwiriye. Abana b'abantu turatungurwa, ariko Imana yo ntigitungurwa. Amen. Rero ndashimira cyane Arabohora TV n'abayihagarariye, aribo bamwebwe, kandi ndashima Imana kumpa ikaze no kungirira icyizere. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Rero ni byinshi umuntu yavuga, ariko kuko mu rugendo umuntu ahura na byinshi bitandukanye, ariko nabonye ikintu kiruta byose mu rugendo, ikintu kiruta byose muri ubu buzima bw'agakiza ni ukwikomeza kuri Kristo. Ni ukwikomeza kuri Kristo, ukanamba kuri Kristo, ukaba kuri Kristo, kandi ni ukuri byose nta kindi kibidushoboza. Bibiliya iravuga ngo ushobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ni ukuri nta kindi, si amaboko yacu, si imbaraga zacu, si neza yacu, si ukugira neza kwacu, si uburanga bwacu. Ni Imana gusa, nshobozwa byose na Kristo, kandi ni ukuri Kristo ajya aduha imbaraga, akadushoboza ibyo tutagakwiriye gushobora, akaducisha aho tutagakwiriye guca, ajya abikora. Rero Imana ibaha umugisha kumpa ikaze kuri iyi cano Arabohora, kandi koko pe arabohora uko ni ukuri. Mwagize neza, ntekereza ko ari umwuka w'Imana wabahumekeye iyi cano yanyu kuyita Arabohora TV. Rero tutizimbye mu magambo, nanjye ngiye tugiye kuganira ku ijambo, ntabwo turi butinde. Ijambo riri mu gitabo cy'Abaroma, Abaroma ibice 8 umurongo wa 31, 8:31, Abaroma. Dusome mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana rihora ririshya, nta na rimwe tuzigera tubona, keretse Bibiliya ntagira ahinduka, ntekereza ko itazanahinduka. Rero ijambo ry'Imana rihora rigaruka. Ijambo ry'Imana ni indorerwamo. Ijambo ry'Imana ni ikintu duhora twireberamo. Uko umuntu agira amatsiko
yo gushaka guhora yireba. Njya mbibona cyane cyane navuga ngo ku gitsina gore niko nabyita, ntekereza nitwe tugira amatsiko cyane kurusha abandi yo umuntu kumenya uko ameze. Ni gake uzasanga umuntu adasohotse atirebye muri miruwari, babaho ariko nibo bake. Rero uko tugira amatsiko, umuntu akagira amatsiko akamenya ngo se sagute nambaye gute. N'ijambo ry'Imana niko rimeze. Ijambo ry'Imana naryo tujye twumva ko rihora ririshya. Umuntu ashobora gusoma ijambo, umuntu akavuga ngo hoya ngwiri ngo narindizi, ngo nta rindi rero rizaza utarizi, ni iringiri Bibiliya niyi, nta rindi, nta handi. Nuko nguku umwe yararivuze ejo, wenda n'uyu munsi waryumvise, wenda waryumvise ku yindi channel, cyangwa se wararyumvise kuri Arabohora TV, ariko nanone n'uyu munsi ijambo ry'Imana riragarutse mu Baroma 31. Niryo nkunze ko tuganira, kuko ni ijambo rimfasha, ni ijambo rikomeza umutima wanjye. Kandi koko iyo ndebye kure hamwe no kwizera, nukuri ijambo ry'Imana iyo turyizeye tukaryizera uko bikwiriye, ijambo ry'Imana rirakora muri twe. Rirakora ijambo ry'Imana rigira imbaraga. Gusa Imana ijye duha imbaraga ryo kwizera no gukomera mu ijambo. Rero tugiye gusoma mu Baroma nyine 8:31, haravuga ngo titre iravuga ngo ubw'Imana iri mu ruhande rwacu umubisha wacu ninde. 31 haravuga ngo none ubwo bimeze bityo tuvuge iki? Ubw'Imana iri mu ruhande rwacu umubisha wacu ninde? Mbese ubw'itimanya umwana wayo w'ikine, mbese ubw'itimanya umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Hariho point d'interrogation. Imana ihabwa icyubahiro. Iri jambo ndarikunda cyane. Nukuri iri jambo ndarikunda, sinzi impamvu ari ryo nshimye, suko ari ryo jambo nzi muri Bibiliya ryonyine, ariko numvise ari ryo turi buganire, numvise ari ryo jambo ndi buvugeho uyu munsi, numvise ari ryo jambo umwuka w'Imana anyemeza ko twaganiraho. Nukuri kandi koko Imana niba mu ruhande rwacu, ikaba mu ruhande rwacu, tukabyiringira tukabyizera, kuko ibyiringiro byacu bijya bitaka, ibyiringiro byacu bijya biba biki, kwizera kwacu kuba guki. Nanjye ndi kuvuga gutya, hari igihe njye ntakaza ibyiringiro nk'umwana w'umuntu, ariko Imana ikongera ikangarura. Ariko iyo nsomye iri jambo njye nicara ngatekereza nkavuga ariko Mana, nukuri kubasoma Bibiliya pe umuntu agiye yicara atekereza avuga atari ko nukuri pe, niba Imana itarimanya umwana wayo yakundaga, yari mufite ngo ari umwe w'ikinege, ikamutanga ku bwacu twebwe nk'abana b'abantu, ni igiki itazaduha? Nubwo hari ibyo tutaragera, nubwo hari ibyo tutarabona, nanjye uvuga gutya hari ibyo ntarabona, hari ibyo ntarageraho, ariko nukuri pe iyo nongeye nkasubiza amaso inyuma nkagaruka kuri iri jambo riramfasha nkabwira Imana ni Imana, nukuri nubwo birya, nubwo bimeze birya, nubwo hari ibyo wenda ntabonye ngewe nagombaga kubona, nashakaga kubona, ariko nukuri ubwo uri mu ruhande rwanjye nabyo nzabibona, nabyo nzabigeraho mu gihe cyose nkiriho, kandi n'igihe nzaba ntakiriho ngewe mfite ibyiringiro nk'umukristo. Ntago ibyiringiro byanjye bigarukira hano, oya, ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru, mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Ngibi ibyiringiro rero komeza ubivuge, ibi ni byo byiringiro by'abera. Amen. Ibyiringiro twe dufite bifite ubugingo. Hari abantu bagira ibyiringiro by'uko bakize, by'uko bize amashuri menshi, by'uko batunze byinshi, bakomeye, by'uko batunze ubutunzi bwinshi, ariko uyu muririmbyi yuzuye umwuka wera abantu b'Imana aravuga ngo gifite ibyiringiro ariko bifite ubugingo. Duheze Imana icyubahiro. Ibi byiringiro bifite ubugingo mubikomereho. Umuririmbyi aravuga ngo ufite umugabane, komeza. Warugeze ku byiringiro, komeza, nakubonye urimo neza. Mfite umugabane mu ijuru, mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru, kandi nk'uko Eliya yajyanywe
byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Ubw'ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Tuzaba ibihumbi turamya Umukiza, tuzamurimbira twese tutimanikira, nukamuri byose ku buntu ninamutugira. Urimanikira nukamuri byose ku buntu ninamutugira. Fite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mw'ijuru. Indirimbo urayikunda cyane nawe. Yesu wishimwe. Ya, bakunze barabohora TV, munyihanganire. Bijya bibaho, hari igihe wumva impamvu ngeze muri iri jambo, nibuka ko ntabwo bizarangirira hano. Ni ukuri ntabwo bizarangirira hano. Dufite ibyiringiro. Sinzi ririya jambo, ni ukuvuga ngo ikiruta byose Imana izatugirira neza tukiri mu isi, kandi n'ikiruta byose izaduha ubugingo kandi buhoraho. Rero impamvu mise numva ko dufite ibyiringiro, nuko dufite ibyiringiro kuba afite Kristo, ariko kubakiriye Yesu no kubamwemera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Ni ukuri hari ibyiringiro tubyemere tubyange. Maze iminsi mbwira abantu ni ukuri dukunda isi ntituyikunde, ariko isi izarangira. Maze iminsi mu minsi mike ngarutse mbonye ibintu ntatekerezaga. Sinzi umuntu twaganiriye arambwira ati rero atahubwo aturi muriga wige neza muri iyi minsi waruje ugarutse muri vacances, ati ni ishuri. Kuko abantu bagiye baca mu myanya y'intoki ndeba, ngira ngo n'abandi bose barabibona, barabizi. Abakurikiye Arabohora TV, abantu bari kubona impfu hirya no hino mu buryo butandukanye. Abantu bari kugenda ku buryo nahise mbwira Imana, n'Imana ni ukuri ikirenze byose umpe kuzakubona. Ni ukuri pe, kuko isi byo sinzi tuyikunde, ni byiza kandi kuyikunda mu gihe tukirimo, ariko tuyibemo dufite ibyiringiro ko atari iwacu. Hari igihe abantu bajyaga babivuga cyangwa bakabwiriza ukumva ko ari ibintu bidashoboka, ariko bitewe n'ibintu turi kugenda tubona, wenda ubu ngubu kuko maze gukura nibwo ngenda mbona ko ibintu bishoboka. Ukabona kera umuntu yaramenyereye ko hagiraga gutyo, ukabona nta gihe abantu batapfuye pe, abantu batanyumva nabi, nta gihe abantu batapfuye, nta n'igihe abantu batazanapfa, nta gihe abantu batazataha rwose pe. Ariko noneho ubu ngubu hari ibihe ubona ukabona ko bya bihe uko biri kose nuko bimeze kose biri kugira gute, biri kudusatira. Rero impamvu mise indirimbo nkahita avuga ngo dufite ibyiringiro, ni ukuri pe birahari. Kuko umuntu ari kugenda umureba ukabo iyo ari umuntu w'ibigango, yari umuntu ugahita uvuga uti Imana, uzi ko umuntu asigaye agenda ukumva ko buri buke ari wowe, ugahita uvuga uti Imana rero gusa kimwe cyo ujye weza ubugingo bwanjye. Rero twari turi kuri iri jambo, ngaruke mu ijambo nyirizina rivuga ngo itarimanye umwana wayo. Urumva ko iyo itaranamutwimye, kuko nawe yabonye ubugingo, natwe dufite ubugingo. Amina. Yo itarigeze itwima umwana wayo, kandi ntago izabura kugira gute kumuduhana n'ibindi byose. Ibindi byose ni iki? Ntago ndi butinde cyane ku by'isi, nubwo nanjye mbikeneye, ndabikeneye kandi cyane pe, ndacyanabikeneye cyane. Ariko noneho
yo itazatwima ibyo ngibyo cyangwa itarabitwimye cyangwa se izabiduha, izaduha n'ubugingo kuruta ibindi byose. Duharanira ubugingo kurusha ibindi byose. Bizashira, si uko abantu badahura n'ibibazo, si uko abantu tudahura n'ibibazo, si uko abantu tudahura n'intambara, ariko aho umuntu ari hose, ni ukuri agira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Amen. Agira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, n'uwo kwezwa iteka. Kandi iteka niko Bibiliya itubwira, kwezwa iteka. Kuko no kuvuga ngo niba Kristo atinze, urupfu rwo ntirutinze. Ntago rutinze pe. Ndi kugenda mbibona, suko ntabonye abantu bapfa, ariko noneho ibintu biri kuba too much, urabona ko ibintu birakabije, ibintu biri kuba byinshi cyane ku rwego ntabona uko mvuga. Rero itarimanye umwana wayo w'ikinege yakundaga, ni ukuri izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Ikizabanza kuduha kiruta ibindi byose ni bwa bugingo, ni bwa bugingo bw'iteka, ni bwa bugingo bw'iteka. Nahuye n'ibintu muri iyi vakansi ntashobora kubona uko mvuga. Rero nta ahantu hose Imana yagirira umuntu neza. Ahantu hose umuntu, hari igihe abantu bari buze kumbabarira, abakurikiye Arabohora TV n'abandi benshi bazabyumva nyuma y'igihe runaka. Si ukuvuga nabi, kera hari ukuntu abantu bajyaga bishyiramo, nanjye ndimo, umuntu akavuga ngo ngo ndamutse ngo ngeze i Burayi ngo abantu bambabare, ntago mpamaze igihe kinini, kandi nukuri nta nicyo mpagaye, ariko naho nta nicyo mpashinja, ariko naho n'ubuzima, ko haba n'ubuzima. Hari nk'umuntu ushobora kuba dukurikiyeho akumva ko we aramutse ahageze byaba birangiye, ntazongera guhura n'intambara, ntazongera guhura n'ibigeragezo, ntazongera guhura n'iki. Ntago ariko bimeze. Abantu bajya bagira ibyifuzo bitandukanye, kandi kuko nukuri n'uburenganzira bw'umuntu kugira ibyifuzo bitandukanye, si bibi. Umuntu ajya agira icyifuzo akavuga ati ngewe rwose ati Imana yasezeranyije kujya mu ndege, ni byiza pe, nanjye nayigiyemo rwose kandi ryari isezerano, ariko ntago ari cyo cyihutirwa. Noneho ikindi, ntago ari cyo cyihutirwa, ahubwo kuba umuntu ari i Burayi, kuba umuntu ari muri Europe, kuba umuntu ari muri Amerika, kuba umuntu ari mu migabane itandukanye y'isi, yubaha Imana, akorera Imana, nicyo cyangombwa. Ariko bitavuze ngo umuntu akumva ngo nindamuka ngiye nkagera i Burayi ngo nzadamarara. Oya, naho abantu bahura n'ibibazo, naho abantu bahura n'intambara. Ntago ari paradizo mu isi, ntago ari paradizo. Yobu yavuze neza, navuga ngo tukiri mu isi tuba dufashe igihe mu ntambara. Rero i Burayi ni mu isi, muri Amerika ni mu isi, muri Canada ni mu isi, hano mu Rwanda ni mu isi. Ahantu hose umuntu ari, turacyari mu isi. Rero imibabaro tuzahura nayo, intambara tuzahura nazo, ariko gusa tugaruke muri teme, itarimanye umwana wayo. Icyo cyonyine twongere tugira ibyiringiro. Imana itarimanye umwana wayo, Imana yatanze Yesu ikamutanga ku bwacu. Mbese ni igiki zatwima? Niba Imana iri mu ruhande rwacu, koko ni ukuri umubisha wacu ninde? Ahubwo dusabe Imana ibe mu ruhande rwacu. Dusabe Imana itugirire ubuntu, ibe mu ruhande rwacu. Kandi ni ukuri natwe idushoboze tube mu ruhande rw'Imana. Biragoye pe, ngewe ubivuga ntago byoroshye, ariko tube mu ruhande rw'Imana. Nta kimana izatwima. Ibintu biro biragenda, ibintu biro biraza gusa. Ikibabaje abantu turakomeza tukavuga ngo ibintu byarahindutse, ngo byabihe, ngo batubwiye, ngo byarasohoye, kandi koko nibyo. Ariko ugasanga abantu turabivuga, ariko ntiduhinduke, ugasanga impinduka, ugasanga ndacyari wa wundi, kandi umuntu akagenda ubireba. Yewe uwo waruzi, uwo mwanganaga, uwakurutaga, uwakurushaga uburanga, uwakurushaga agakiza, umuntu akagenda. Ntekereza icyo nabwira abakunzi ba Arabohora TV, ni igiki turi gutekereza nyuma yo kubona umuntu agenda, undi akagenda. Nibyo koko twagiye tubyumva, twarabyumvise kenshi ko amagara azaba menshi, kandi koko abantu bazataha, turiho turabibona. Ariko se twebwe twagiriye ubuntu, twebwe tukiriho, twebwe tutari twagenda, turi kwezwa. Ese turi kubana n'abantu bose amahoro? abo ufitanye nabi ikibazo, kuko nabonye hari n'igihe umuntu ajya agirana ikibazo n'umuntu ntanabimenye. Ariko biba byiza iyo umuntu agiranye ikibazo n'umuntu n'ukuri ubizi, koko ubizi, kuko hari n'igihe abantu turagoye. Hari n'igihe umuntu agushyiraho ikintu n'ukuri wowe utabizi, ariko ntekereza ko ikintu utagizemo uruhare, utakizi, burya Imana nireba mu mutima.
Imana nizi mu mitima yacu. Ntekereza ko ikintu wowe waba utazi ariko umuntu akakigushinja, ariko Imana yo ireba ikabona ko we nta ruhare ugifitemo, nta n'urwo wigeze ukigiramo. Ntekereza ko Imana itakikubaraho, keretse icyuzi ukavuga uti ngewe n'akana kafitanye nawe ikibazo, niba gihari ariko wagakwiye kubana n'abantu bose amahoro kandi ukezwa iteka cyane. Rero Imana itugirire neza, Imana itugirire neza kandi Imana idushoboze ku bantu ngo kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Uko niko kuri kwa Bibiliya, niko kuri kw'ijambo ry'Imana. Rero twongere tugaruke mu ijambo, tubanze dutekereze, kandi koko nibyo ibihe biragoye, ibihe biraruhije, ariko se twongere twibuke itarimanye umwana wayo izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Kandi twongere tuvuge ngo niba Imana iri mu ruhande rwacu, niba iri mu ruhande rwacu, ariko ngewe ntekereza ko Imana niba mu ruhande rwacu, ubwo bizadusaba ko natwe tuba mu ruhande rwayo, kandi bizatugeza ku gukora ibyiza, izadushoboza. Kuko naje gusanga nta kintu abantu twishoboza, nta n'icyo abantu twageraho, ariko niba mu ruhande rwacu nukuri turi kumwe nayo ngo niduzarega intore z'Imana, niko hasi havuga. Ibi byafashije ngo ni Imana kandi ari izitsindishiriza. Amena. Ninde uzaziciraho iteka? Ni Kristo Yesu wazipfiriye. Amena. Abakozi b'Imana murimo neza, mwidegembye Yesu arahari no kuri kw'Imana. Nitubamo neza, nitumwiringira, tukizera ko ari mu ruhande rwacu, no kuri pe nta uzarega intore z'Imana, kuko niwe uzitsindishiriza nta wundi, niwe udutsindishiriza nta wundi. Si imirimo yacu iyihese, ntayo, si ibikorwa byacu ntabyo, si ukubana kwacu n'abantu bose ntabyo dushoboye, ariko we ajya dutsindishiriza, ajya dushoboza, ajya abana natwe. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Rero Imana ni umukozi w'umuhanga. Imana ni Imana yo kwiringirwa. Mureke twongere twumve ko Imana itaratwimye umwana wayo. Twari dusanzwe turizira ijambo, twagiye hari n'abaryigisha kurusha, kuko ngewe muri bumbabarire ntago ndi umuvugabutumwa, ntago ndi pasiteri. Hari igihe ujya gusoma nk'ijambo ahantu ugasanga wenda nko kuri titre wenda barashyizeho ntago nari nasengerwa, ariko ngira uburyo mbana n'Imana yanjye, Imana ishobora byose, Data wa twese uri mu ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo. Ngira ukuntu nanjye rwose njya mbana nawe, ariko titre ntago zari zaza, ariko mu gihe gikwiriye nabona bikwiriye ajya agira uburyo abigenza neza. Ariko rero hari uburyo abakozi b'Imana rwose bajya batwigisha ijambo kumvuririmo kumva, ariko nanjye uyu mwanya nongeye kwibuka ko Imana itarimanye umwana wayo w'ikinege. Yesu, hari igihe iri jambo njya nicara, ikibazo rero ni ukuvuga ngo umuntu aryumva nk'uko, umuntu akarisoma nk'uko twarisomye nk'uko, ariko disi ugasanga umuntu mu kanya gato umuntu arongeye ataye ibyiringiro, agahita yibuka ko hari ikintu runaka atari yageraho. Kandi Bibiliya yatubwiye ngo itarimanye umwana wayo w'ikinege, ngo izaburute kumuduhana n'ibindi byose. Ariko ugasanga turabyibagiwe mu kanya gato, turabyibagiwe, mise mbyibagirwa, nkahita nongera nkiganyira, nkahita nongera nkibaza ngo se bimeze bite. Ariko burya ibyiringiro byanjye byagakwiye kuba kuri iri jambo rimbwira ko itarimanye umwana wayo. Birya byose, ibindi byose, ibyo nzi n'ibyo ntazi nkeneye, biri mu kiganza cyayo. Niyo ibifite, kuko yo ntiyatwimye. Ariko ibaze iyo iza kutwima Yesu, tuba tumeze gute? Iyo itaza kuduha Yesu, iyo idatanga Yesu, ubu tuba turiye, tuba twarageze ahacecekerwa. Ariko Bibiliya irongera ibigarukaho, itubwira ko yo itaratwimye umwana wayo, n'ibindi byose nidutuze biba amahoro. Ariko nyine kuko turi abantu, kuko tucyambaye umubiri, kuko tukiri mu isi, kuko tugifite ibyo duhura nabyo, kuko tugifite ibyo turwana nabyo, turongera tukabona ko hari ibitaratungana. Kandi koko haba hari ibitaratungana, ariko disi naje gusanga n'ibitaratungana. Imana yo ntibura uko igenza, ijya yiyeranja igica inzira rwose pe, iragerageza n'ibyo bitarakunda, n'ibyo tutarageraho, ikagira gute, ikabigira neza. Nukuri naje gusanga nukuri Imana ubwiri mu ruhande rwacu, iri mu ruhande rwacu, nta kibazo, tuba amahoro. Nibiri mu ruhande rwa, nukuvuga ngo ninemera ko tunataha, ninemera ko tunagenda, nuko izabiri mu ruhande rwacu. Ngewe rero naje gusobanukirwa, sinzi wenda abakunzi ba Arabohora TV baraza, sinzi uburyo n'abazabikurikira bose, ariko ngewe naje gusanga Imana itemeye ikintu
nukuri ko Imana ntago gishobora kuba. Tumaze iminsi twiganyira tugenda tubura abantu mu mafamiye abantu none ukajya wicara ugasanga abantu turavuga ariko kubera iki Imana kubera ikintu yagiye kubera iki Imana yemeye ko agenda asize abana bato kuko Imana yemeye ko agenda aribwo yaragitangira gufatisha ubuzima kuko Imana yemeye ko agenda oh lala agiye ari urubyiruko kubera iki Imana ibyemeye ariko iba yabyemeye no muri kwa kuba mu ruhande rwacu kuba yemeye ko agenda nuko iri mu ruhande rwacu itabyemeye ntago yagenda n'igihe cyo gupfa nta na rimwe rero no kuvuga ngo ahubwo gusa Imana ije duha kugira gute kubyakira no kuvuga tuti uyu muntu aragiye nuko Imana yabyemeye itabyemeye bangahise bajya bagenda bakagera kure bakagera muri koma ariko bakongera bakazanzamuka kuko Imana ibitaragira gute igihe cyabo kiba kitaragera ariko no muri kwa kuba mu ruhande rwacu iba yabyemeye pe nukuri nta na rimwe njya mbona ko nta na rimwe nubwo bimeze bityo nubwo bikomeye biragora kubyakira abantu bakiriwe ibintu mu buryo butandukanye ariko nta na rimwe burya Satani azigera avugiriza impundu kugira gute kunesha nukuri pe ntago ariko biba bimeze twebwe hari igihe tubona tukavuga tutiye baba we yaragiye nibyo arakenyutse koko abagiye ari muto ariko nuko Imana iba yabyemeye nuko Imana iba yabyemeye ariko uko biri kose nuko bimeze ko nubwo bagenda nubwo tubabura nubwo Imana yemera ko abantu babura ababyeyi bakiri bato nubwo Imana yemera ikemera ko abantu babaho bakaba ari imfubyi Imana ikemera ko abana basigara ari bato umuntu agapfa akimara kugira gute kubyara ariko ntago bikuyeho ko Imana iri mu ruhande rwacu ntago bikuyeho ko Imana idukunda ntago bikuyeho ko Imana idufiteho umugambi mwiza rero Imana ibaho umugisha abakunzi ba Arabohora TV Imana irusheho kuba mu ruhande rwanyu kandi nukuri mwongere mwumve ko Imana itaratwimye umwana wayo yakundaga izaburite kumuduhana n'ibindi byose izabiduha kandi kirenze byose izaduha ubugingo buhoraho izatugirira neza Imana ikomeze dushoboze Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu amen. Data wa twese uri mu ijuru uruwo kwizerwa uruwo kwiringirwa ugira neza bugacya bukira uri Imana igisohoza isezerano ushimwe kandi uhabwe icyubahiro kubw'umunsi nk'uyu umunsi wari uzi twebwe tutari tuzi umunsi wowe utajya utungurwa ntuzigera utungurwa ntibizigera bibaho twebwe turi abantu tuzahora dutungurwa ariko wowe uruwo kwizerwa ibihe byose kandi uruwo kwiringirwa ibihe byose none n'iteka ryose ngushimiye ijambo ryawe ngushimiye ko ijambo ryawe ari ukuri amina ijambo ryawe ni ukuri ijambo ryawe ntirihinduka mu byago no mu makuba ijambo ryawe ni inkota ityaye niriremera ubwoko bwawe niriremera abarushye niriremera abananiwe niriremera abari bihebye niriremera ababonaga ko bitagishobotse ariko ijambo ryawe riratubwiye ngo wowe utarimanye umwana wawe ngo itarimanye umwana wawe w'ikinege ngo mbese izaburite kumuduhana n'ibindi byose kandi ngo iri mu ruhande rwacu nukuri ngo niba Uwiteka ari mu ruhande rwacu ngo umubisha wacu ninde nyemerera abazakurikira ikiganiro bose data bumve kuri mu ruhande rwabo abari baratakaje ibyiringiro ababonaga ko bitagishobotse kubera ibihe reka bongere bumve kuri mu ruhande rwabo reka bongere ubibutse ko birya byose ibyo baciyemo kandi wowe utarimanye umwana wawe na birya byose ntazi ibyifuzo bitandukanye abantu bafite bumve ko ari wowe kwiringirwa kandi wo kwizera urakoze kugiye kurushaho kubana n'abantu bawe urakoze kugiye kurushaho kurengera ubwoko bwawe urakoze ko ari wowe ufite ijambo ku isi waremye kuko niwe waremye ijuru niwe waremye isi niwe waremye umuntu umufiteho umugambi mwiza bishimirwe data kandi bihererwa icyubahiro urakoze kubyumvise urakoze kugiye kugaruka kuri buri umwe wese uzakurikira ikiganiro ari uyu munsi ari ibihe bizaza uzongera umusubizemo ibyiringiro byo kongera kukwiringira byo kongera kukwizera byo kongera kumva kuri mu ruhande rwe byo kongera kumva ko utarimanye umwana wawe nta kindi na kimwe kiri mu isi utamuha uri agakiza kacu uri ukubaho kwacu uri amahoro yacu none n'iteka ryose shimwa data urakoze kubyumvise none n'iteka ryose mu izina rya data wa twese n'iry'umwana n'iry'umwuka wera amen. Imana iguha umugisha iri jambo ryongeye kunkoraho kuko riravuga ngo mbese ninde uzarega intore z'Imana kandi ariyo izirwanirira. Mu by'ukuri iyo witegereje Bibiliya ukayisoma
ukareba amateka y'abatubanjirije ba Daniyeli ba Aburahamu bagiye baca mu bintu bikomeye ariko Imana iri mu ruhande rwabo. Imana iguha umugisha. Reka mvuge ngo aho turi tugutunze ibiganza, Imana ikwagurira imbago mu buryo bw'umwuka, n'ikindi cyose ibona cyaguhesha umugisha ikiguhe. Imana iguha umugisha ko wumviye umwuka wera. Ubundi Imana igikorana n'abantu bicisha bugufiya, kuko abicisha bugufi bahera ubuntu. Rero turabashimiye mwese abari bakurikiranye iri jambo ry'Imana. Gusa mbese ninde uzazirega? Ni Kristo, kandi ari we wazipfiriye. Imana ishimwe. Ni Imana se kandi ari yizitsindishiriza. Ubwo Imana iri mu ruhande rwawe nta mubisha. Ushobora kuba hari amatangazo Satani yari yamanitse ku bugingo bwawe, ukaba ubona Satani yahagurutse, ariko Imana iraguhumurije. Iri jambo ni Paulo warivugiraga Abaroma, ababwira ngo ubw'Imana iri mu ruhande rwacu bene data, umubisha wacu ninde? Nimukomere, mukomezanye, kandi Satani ntakomeze kubereka ibihanga byabo yiciye mu nzira ngo akubwire ati uriya se ntiyapfuye nawe uzapfa. Rikada, dufite ibyiringiro kuko ingororano zirahari. Abategereje umwami Yesu ingororano ziriyo. Imana ishimwe. Wakomeje kuvuga abantu bagiye bataha. Hari umuntu nanjye w'inshuti yanjye watashye muri iyi minsi witwa Beni Grace waririmbaga muri korali. Yari inshuti yanjye yakadasohoka, twaragendanaga, yagiraga imirimo myiza yo gukiranuka, ariko Imana irabyemera. Beni Grace arataha n'umwana ari mu nda, n'umwana w'amezi 6, irabyemera. Ijya yemera ko byose bitugeraho. Ariko nk'uko dada yabivugaga, yavuze ati none iyo ubona abantu bagenda, harya wowe utekereza ko utazagenda? Igihe kizagera natwe uyu mubiri tuwuvemo. Ese nituwuvamo twateguye aho tujya? Imana itugirire neza dada. Hari igihe abantu rero bakunda gutegura aho bari kuruta iyo bajya. Nk'icyo kintu wari utubwiye rwose urakoze kukivugaho. Nanjye sindagera i Burayi, najyaga numva i Burayi nyine iyo umuntu agezeyo, mbese nyine hehe n'ibigeragezo, hehe n'ubukene, mbese ibintu byose nyine twumva yuko ari byiza. Naje kuganira n'abantu bariyo rero benshi bagize umugisha wo kujyayo bakorera y'Imana, abandi nyine bacika n'intege, nyine byose mu isi bibaho. Ariko icyo nakuyemo batubwiye ati rega hose ni mwiza, kandi nawe uranabitubwiye ni heza koko. Batubwira ko ubuzima umuntu aragenda akabugerageza akanabubona, ariko nukuri kuba waba uriyo udakijijwe, udafite Imana, ndakwifuriza ko wakwakira Yesu mu mutima wawe. Imana ikuduhera umugisha. Kandi nanjye naje gusobanukirwa ko aheza ari mu ijuru niho ibyago bitagera. Umuririmbyi yavuze ngo ni hehe abizera bazajya kuba? Mu ijuru niho iwabo wabizera. Nubona isi uyihuriramo n'amakuba menshi, jya wihangana, umenye ko muri iyi si turi abashyitsi, ntago tuzayigumamo, turabimukira. Abari mu isi ni bano biyemeje nyine kuyikorera, bakorera Satani uko bwije nuko bukeye, nyine ntabwo isi bagerageza, nta kisi bashakaho. Ariko wewe watandukanye n'iby'isi, ukatera intambwe yo kumenya Imana, uzageragezwa ariko Imana izaba mu ruhande rwawe. Uzahura n'amakuba ariko Imana izi gusapotinge. Kandi ndahamya ko nta n'umuntu uzakuraho iminsi yo kubaho kwawe Imana itabyemeye. Haleluya. Kuko iminsi yacu yose yanditse mu gitabo cy'Imana. Nimuhumure bene data, iminsi yacu yo kurama yanditse mu gitabo cy'Imana. Ndagira ngo rero dusoze dushimira umuntu wese wafashe umwanya agakurikirana iri jambo ry'Imana, kandi dushimira kandi umubyeyi wacu turi kumwe, kuko ubundi intego kwari ukuza gusura umubyeyi. Nanjye niyo ntego yanzanye. Imana rero ihita idupangira uyu mwanya wo kuvuga n'ubutumwa bwiza, kandi nawe turamwumva kuko ari ibintu bikomeye Imana yagiye imukoresha. Ndavuga Pasiteri Mama Claudel yakoreye Imana, aratubwiriza, aratwegereza Imana, dukorera byose. Ndahamya neza rero ko n'iyi nshingano yo kuba umushumba Imana yamuhaye akaba umutambyi, hari impamvu mama. Nubwo wageragezwa, nubwo waca mu bikomeye, kuko ntibyabura, ariko Imana iracyaguhagazeho, iri mu ruhande rwawe. Ubwo
yimanye umwana wayo izabura ite kumuguhana n'ibindi byose. Imana izanezeza umutima wawe ku rwego uzavuga ngo nanjye ndashima Imana ko nayikoreye. Hari igihe ubu turimo dukorera Imana tubabaye, umuntu akajya abwiriza ariko akabona ni amakuba gusa. Ariko hari igihe nubwo mubona tubiba turira, tuzasarura tunezerewe, tuzatunda imiba. Nimumvugire ngo amena. Imana izaza ye guceceka, izaza igirire neza abayiringiye, izaza ikureho ikintu cyose kitatewe nayo. Imana itugirire neza. Erega ijambo ry'Imana ryabivuze, nyamara urufatiro rw'Imana yacu ruracyahagaze kandi rwanditsweho ngo Uwiteka azabe. Nimureke duhe Imana icyubahiro. Uwiteka azabe. Abantu twiruke tujye mu nsengero, tube ikivunge, tujye muri Afurika tujye, ariko urufatiro rw'Imana yacu ruracyahagaze kandi rwanditsweho ngo Uwiteka azabe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kandi yewe muntu uvuga izina ry'Uwiteka ubanza uve mu bidatunganye. Ndumva nasengera abantu batarajya mu gakiza, kuko abantu bakunze kubwiriza dada ariko badakijijwe. Uzabona abantu bakunze rwose gufata Bibiliya, tuzababona ahantu ku masosho media, ariko wasuzuma imirimo wareba imbuto ukazibura. Birakwiriye ko tuvuga Imana rero twaravuye mu bidatunganye. Pawulo arandika aravuga ngo shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Kandi nukuri ataduhaye imbaraga ntabwo twabishobora. Natwe turi kubwiriza si ku bwacu, ni kubw'imbaraga z'Imana. Imana ibaho umugisha. Dada turagushimiye cyane. Imana ibaho umugisha. Murakoze cyane, nanjye ndanezerewe. Dushimiye Imana yakuzanye mu ndege n'abana ukaza amahoro. Twizera ko nunasubirayo, ndatekereza ko uzasubirayo vuba muri ku kwezi kwa 8 kuri imbere. Tuzasenga Imana, twizera ko uzashyikayo amahoro, kandi nugerayo uzadusuhurize n'umutware n'abandi bantu bababwire ngo urufatiro rw'Imana no mu Rwanda ruracyahagaze kandi rwanditsweho ngo Uwiteka azabe. No muri rusange itorero mubamo, turabizi ko muri abakozi b'Imana muzabaduhera intashyo, mubabwire ngo bene so muri Kristo Yesu barabatashya. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane, ndabashimiye. Ndagira ngo rero dusenge dusoza. Sinzi niba hari ubundi butumwa wenda waba wibagiwe cyangwa se irindi jambo wabwira abantu n'abasezera. No kubashimira cyane, no gushimira mwebwe by'umwihariko. Nukuri sinzi uko nabivuga, ariko Imana igigira neza. Mbere wasangaga abantu bavuga ngo abantu ngo bagiye ngo amacano ngo bakreya cyano, ariko igihe cyari iki kuko urebye ibi bihe uburyo abantu bagiye banyura mu bihe byaguma mu rugo, ngewe byarantunguye, ariko naje gusanga Imana nta kintu kiba Imana yatunguye. Narebye ngira ngo twasengeye nk'amezi agera muri 5 cyangwa 6 hafi aho. Nukuri Imana n'umukozi w'umuhanga, ntabwo umurimo w'Imana wigeze uhagarara. Abantu Imana iha abandi bantu ubwenge. Icyo nshatse kuvuga ubutumwa navuga ngo ubwo ndashaka gushimira, sinzi niba navuga ngo ndashaka gushimira social media, ariko ndashaka gushima Imana kubwo guha abantu bayo ubwenge butandukanye. Uzi ko abantu twarateranaga tugaterana kuri Zoom, buri muntu ari mu rugo rwe. Yesu we, mwashaka murebana mutarebana, ariko umurimo w'Imana uragira gute ukomeza gukorwa. Noneho reba iyo bino byumase iyi social media itaza kubaho byari kugenda biti. Ariko Imana yatanze ubwenge, rero urumva ko ngewe ntago na critica channel. Yego hari igihe kandi burya n'abantu bazikoresha nabi, ubwo n'abantu bafitanye urubanza n'Imana yabo. Ikindi tujye twirinda gucira abantu imanza, abazikoresha uko bidakwiriye, ubwo bafite uburyo babana n'Imana, bafite n'uburyo Imana izabibabaza. Ariko ngewe ku giti cyanjye kuko byampaye isomo, maze kubona turi mu rugo tutagiterana, kandi kuko ngira ngo sikire kirusinge cyatunguye cyenyine. Abantu benshi baratunguye ikintu kiza kudasubira muri eglise. Abantu twari tumenyereye n'amasengesho mu mibyizi na veyi, ikintu cyose twabaga tuzi ko kigomba gukorerwa mu rusengero, ariko byabaye ngombwa ko no mu nzu zacu, sinavuga ngo sinzi niba navuga ngo inzu zacu ngo twe twarazigize insengero, wenda ashobora kubivuga abantu bakabifata nabi, ariko byabaye ngombwa ko dusengera mu rugo, kandi ukumva ko utigeze uva mu murongo, utigeze utandukana n'umwuka w'Imana.
abantu tugasenga umwe ari iwe n'undi ari iwe, abantu igaburo ryera tugafata igaburo ryera bigakomeza rwose ukabona nta kibazo. Umuntu yabikoreye iwe kandi ukizera ko ari amaraso ya Yesu, ukizera ko ari umubiri wa Yesu. Ubwo biterwa n'ukwizera k'umuntu n'uburyo umuntu abyemera n'uburyo umuntu abifata, niko bimeze. Ariko abantu tugaterana, ubutumwa bugatangwa, ubuhamya abantu bagatanga ubuhamya, amashimwe agatambuka, yewe n'ab'Imana yashoboje bagakomeza gutanga ibya 10 n'amaturo. Ntekereza ko hari abantu, hari bamwe wenda babiteshutseho, simbizi, ntago ngiye kubajija, ntago mbizi, ariko ntekereza ko hari abantu kuva no byahagarara ko tujya mu ma eglise. Ntekereza ko hari abantu bakomeje gukiranuka ku cya 10 n'amaturo, abantu bakabikora neza. Niko kwa gutinya Imana no kuyubaha. Ariko umuntu akavuga bayohereza kuri konti, ngewe mbona iriya abenshi tubikorera ku makonte, nka konte ya eglise cyangwa yundi muntu mushobora kuyatumaho akaba yayageza ku itorero, ugasanga nta kibazo. Nina urumva ko nabwo kuri Momo Pay, ngira ngo za Momo Pay zirabikora kandi ukabona biri gukorwa neza. Nina hiwacu birahari, hari yaho nuko gukoresha izo nyine izo ntuza z'amakonte y'ama eglise. Ariko abantu bakabikora neza, abantu tugaterana ukwezi buri cyumweru, umuntu akabyuka. Uzi ko twabyukaga ku cyumweru ko gukambara uri wawe muri salo, ubwo nyine na famille yawe mugakurikirana kuri Zoom, mugakora iteraniro. None se ubwo iyo bitaza kubaho, numva ari bwo butumwa ngewe no gushima Imana ku icyo kintu. Rero cyane rero ntago twagakwiye kuziveba cyane ngo tuzigaye cyane, dufasha abantu kuzikoresha. Nukuri ibyo ubona by'umumaro. Bangahe se bagiye batanga ubuhamya ko bakirijwe kuri izi cano, bari mu rugo, kuko bari mu rugo nta hana ari bujye, akaguma kuri iyo cano. Nukuri abantu bagakomeza bakakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Abantu bakatura, umuntu akatura akavuga ati ndiharye, mvuye mu byaha, guhera uyu munsi n'isaha nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Rero Imana ihabwa icyubahiro ko Imana igenda iha abantu ubwenge, ikoresha abantu. Rero nukuvuga ngo nizi cano ntago zikiri ibibazo, ntago zikiri ikibazo. Cano siyo kibazo abantu kuvuga ngo cano ngo zabaye nyinshi ngo kuri YouTube ngo abantu, sicyo kibazo. Ahubwo tuzikoresha dute, tuzikurikiraho dute, tujye twakira ibidufitiye umumaro, ibitadafite umumaro tugize gute, basi tubireke. Rero Imana ibaho umugisha kandi Imana ikomeze ibagure, natwe turabasengere ikomeze ibagure. Arabohora TV igere kure, igikora umurimo w'Imana ukwiriye mu gihe gikwiriye, benshi gibohora benshi, kuko nk'ukuri arabohora. Babohore by'ukuri, babohoke, ibabohore, ikora umurimo rwose. Kandi namwe Imana igikomeze ibagure, ibaho ubundi bwenge, ibagurira imbago mugere kure. Ntabona uko mvuga. Yesu abaho umugisha, murakoze cyane. Turagushimiye cyane. Amen. Nukuri iyi ni Imana yadutumyeho umukozi wayo, kandi nkuko mwari mubivuze, iyi cano n'ubundi yavutse muri Guma mu Rugo, aho abantu bari bayoboye amatorero, ukibaza ikintu uri bukore, ukibaza ukuntu uri bufasha abakristo. Abantu bari mu mago ukwezi, hafi amezi angahe, dore imyaka 2 irashize. Nge rero iyi cano nanjye ndashima Imana ku bwayo, niyo yadushoboje. Kandi nubwo byari bikomeye tugatangira ari ibintu bikomeye, ari ugupfundikanya, ari ukugira gute, turashima Imana ko intego y'ubutumwa bwiza yagezweho. Kandi hari n'abantu bihanye bagera muri 15 bari kwiga, kandi bakirijwe kuri cano. Nuko rero biri mu mugambi w'Imana, kuko intego y'Imana ubundi nuko ikura abantu mu byaha ikabaha agakiza. Rero nibyo njewe ndi umuntu wakunze kujya nitegereza ibintu bikorerwa kuri social media, nkareba abantu bavuga ibya politike, nkareba abasebanya, nkabona ndabinenze, nkavuga ariko abakozi b'Imana nabo Imana nibashoboze tuvuga ubutumwa, dusenye Satani. Social media irakorerwaho n'Imana na Satani akayikoreraho, ariko icyo tuzi ni kimwe, nuko Yesu naza bizasobanuka, izakura urukungu heye mu masaka. Imana rero ibaho umugisha. Mwami Yesu, dusabiye umugisha umuntu wese wumvise buno butumwa, by'umwihariko uwemeye kwakira Yesu akashyira ubugingo bwe mu gakiza, kuko twasanze ibyo umuntu yishingikirizaho byose bijya bishira, ariko agakiza ko ntigashira. Ku isi yose ni kamwe, kandi ugafite agira amahoro. Niyo mpamvu iri jambo umukozi watubwiye ngo mbese ninde uzazirega, mbese ubw'Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde. Dushoboze kuguma muri Kristo, kandi icyubahiro n'ubuntu bw'Imana bikomeze bigota abantu bose bafite mu mitima inzira z'igisiyoni, n'abandi bakomeretse bataramenya Imana. Iri jambo ribafashe kugira ngo bakire ibikomere, kuko uri Imana igivura n'ibikomere. Turagushimiye kubyumvise mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaho umugisha, ukomeze ukore
share, subscribing, ukore like na comment. Niwumva biri kugufasha ujye uduha comment, ubutaha tubwire icyo tuvugaho n'icyo dukosora, kuko intego yacu ni ukugufasha kugira ngo ukure mu buryo bw'umwuka. Iyo niyo nyungu. Iyo tubonye umuntu wakiriye Yesu, umunezero wacu nuwo. Imana ibaho umugisha. Shalom.